bambaza bitewe n'uko bize uburyo dukoresha tuvanga n'intoki, uvangire umurya umwe. Uko wavanga kose isabune ikomeye, wavanga ujya iburyo, wavanga ujya ibumoso, isabune ikomeye isaba imbaraga, mu gihe cyose utari gukoresha imashini. Ujyanye ibumoso, iyo ujyanye iburyo isabune yawe irapfa, ntabwo ibyo ari byo mu gihe utari gukoresha imashini, kubera yuko isabune ikomeye isaba imbaraga. Rero niba uri gukora isabune ikomeye, gerageza ukoreshe imbaraga nyinshi kugira ngo isabune yawe itaza kugupfana mu gihe cyose utari gukoresha imashini. Iyo uri gukoresha imashini y'umuriro, yo uba wacometse ku muriro, iba ifite imbaraga nyinshi, ivanga vuba na vuba kuruta umuntu uri gukoresha amaboko yonyine. Aho rero ubutaha isabune itazagupfana ugasanga bibaye ibibazo kandi wenda ari wowe wabyiteye. Bitewe na sosiyete turimo, bitewe n'ibyo duhura nabyo, ibyorezo bya buri munsi, ibintu bitazahagarara mu buzima bwacu bwa buri munsi, isabune ikoreshwa n'umuntu uwo ari we wese, mu gihe wenda indi myuga usanga twiga hari ibidakenerwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi cyane. Isabune nta muntu wese ubaho utayikenera mu buzima bwa buri munsi. Reka nshimire wowe ukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi, ari nako nshimira wafashe umwanya wawe ugakora subscribe kuri ino YouTube channel, ukaba wemera gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku wundi uko tugenda tubibagezaho, aho tugenda tubigisha gukora amasabune agiye atandukanye, tubigisha n'indi myuga igiye itandukanye ibafasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi rero tukaba turi bugaruke ku kamaro k'isabune n'isi ya none turimo, turebe se iyi sabune ishobora kudufasha iki, imbogamizi iba mu gukora isabune, ndetse n'impamvu yatuma wiga gukora isabune muri ino minsi turimo, muri iki kinyejana tugezemo, cyane cyane ko isabune ikenewe mu bintu bigiye bitandukanye, mu isuku umunsi ku wundi. Isabune mu buzima bwa buri munsi usanga isabune igaruka, icyo wakora cyose, buri kintu cyose ukenera usanga isuku ari iza ku mwanya w'imbere mu byo dukenera gukoresha mu buzima bwa buri munsi. Kuba rero wakora isabune nk'iyi ngiyi ni ingirakamaro kuri wowe, ndetse byagufasha kwiteza imbere, bigafasha guteza bagenzi bawe imbere, bityo tukagira sosiyete ikomeye, tukirinda ubushomeri muri buri kimwe. Aha rero hari abantu bajya bambaza ibibazo bigiye bitandukanye bitewe n'uko bize. Hari umuntu wanyandikiye muri komenti ari kunsaba ko namusobanurira nimba yari ari kubona uburyo dukoresha tuvanga n'intoki, aranyandikira arambaza ati ese ni ukubera iki iyo uri kuvanga utavanga ngo uvangire umurya umwe? Ndagira ngo ngusubize rero, isabune ikomeye uko wavanga kose, isabune ikomeye upfa kuvangana imbaraga, isabune ipfa kuba itagupfanye. Uko wavanga ujya iburyo, wavanga ujya ibumoso, uko wavanga isabune ikomeye kose, icya mbere ni uko isabune uba wayivanze neza ugakoresha imbaraga, cyane ko isabune ikomeye isaba imbaraga mu gihe cyose utari gukoresha imashini. Rero ndagushubije kugira ngo
utazagira wenda ngo witwaje ngo iyo ujyanye ibumoso, iyo ujyanye iburyo isabune yawe irapfa, ntabwo ibyo ari byo. Ikintu cya mbere ni ukumenya yuko uri gukoresha imbaraga mu gihe utari gukoresha imashini, kubera yuko isabune ikomeye isaba imbaraga. Rero niba uri gukora isabune ikomeye, gerageza ukoreshe imbaraga nyinshi kugira ngo isabune yawe itaza kugupfana mu gihe cyose utari gukoresha imashini. Iyo uri gukoresha imashini y'umuriro, yo uba wacometse ku muriro, iba ifite imbaraga nyinshi, ivanga vuba na vuba kuruta umuntu uri gukoresha amaboko yonyine. Aho rero ubutaha isabune itazagupfana ugasanga bibaye ibibazo kandi wenda ari wowe wabyiteye. Hano rero uyu munsi bitewe na sosiyete turimo, bitewe n'ibyo duhura nabyo, ibyorezo bya buri munsi, ndagira ngo nshishikarize urubyiruko mbabwira yuko kwiga gukora isabune ni ibya mbere. Wakwiga gukora sanitayiza, wakwiga gukora isabune y'amazi, wakwiga gukora shampo. Ibyo ni ibintu bitazahagarara mu buzima bwacu bwa buri munsi, umunsi ku wundi uko tubijyamo, uko iminsi igenda itambuka, uko iminsi igenda iza, usanga ubuzima bwa buri munsi dukenera isabune. Niyo mpamvu nshishikariza umuntu wese wabuze icyo akora cyangwa se udafite umwuga n'umwe yize, yakwiga gukora isabune cyangwa se mo kimwe ugashaka ibindi bintu wiga, ariko cyane cyane isabune, kuko isabune ikoreshwa n'umuntu uwo ari we wese, mu gihe wenda indi myuga usanga twiga hari ibidakenerwa n'abantu mu buzima bwa buri munsi cyane. Isabune nta muntu wese ubaho utayikenera mu buzima bwa buri munsi. Niyo mpamvu uba usanga kenshi na kenshi tubashishikariza kuba wakwiga gukora isabune. Ni ibintu byagufasha, bikaba byagira aho bikuvana cyangwa se bikagera n'aho bikugeza. Wowe udukurikira mu buzima busanzwe, udukurikira umunsi ku wundi, ubona ibiganiro byacu tugenda dushyiraho kuri ino YouTube channel, ari nako nsaba nimba utarakora sheya ukore sheya kugira ngo na bagenzi bawe babe bagira icyo bamenya, bityo nabo biteze imbere, bibafashe kugira aho bava ndetse n'aho bagera. Rimwe na rimwe hari abantu usanga biga gukora isabune, ugasanga batangiriye ku bintu bihenze, ndetse rimwe na rimwe ugasanga nta makuru bafite. Ibyo rero usanga bamwe na bamwe bibaca intege bagasubira hasi, bigatuma hari aho batagera bitewe n'izo mbogamizi bagenda bahura nazo mu buzima bwa buri munsi. Rero ugomba kubanza kumekinga shuwa nimba ibintu uri kwiga hari aho byakuvana ndetse n'ibyo uri gukora hari aho byakuvana ndetse n'aho byakugeza. Apana kuba wafata amakuru yose ubonye uri gutangira bizinesi nk'iyi ngiyi. Ino ni bizinesi isaba amakuru, ni bizinesi isaba ubumenyi. Kubanza gushaka amakuru nicyo kintu cya mbere cy'ibanze cyagufasha, bikagera aho bikuvana ndetse n'aho bikugeza. Kuri ino YouTube channel tuzagenda tubaha inama zigiye zitandukanye, tuzagenda tubagezaho ibintu bigiye bibafasha mu buzima bwanyu mu gukora isabune, kugira ngo namwe mwiteze imbere, muve mu bushomeri. Ushobora kwiga gukora mare, cyane ko nazo tuzigisha.
Ushobora kwiga gukora imbabura, nazo zirakorwa ahantu hose, nta hantu badakenera imbabura. Ibyo ni ibikoresho bya buri munsi. Inganda ziravuka zikora imigati, zikora amandazi, izo ngizo, ibyo byose bakenera nk'amaforomo akora ibyo byose turabibafashamo, mukabyiga mukabimenya, bityo mukaba mufite ubumenyi bwo kuba mwakora ibyo bintu byose, bigatuma namwe mugira agaciro muri sosiyete, mukiteza imbere. Wowe rero wagiye uhura n'imbogamizi mu gukora isabune, akenshi na kenshi usanga bigenda bipfira ku mavuta abantu bamwe na bamwe bagenda bakoresha, ugasanga umuntu akoresheje amavuta atari meza, ugasanga hari amaporoduwi amwe n'amwe yibagiwe, cyane ko ngiye kujya mbasobanurira buri poroduwi, ngenda mbasobanurira akamaro kayo n'uburyo ikoreshwamo, kubera ko hari abantu biga gukora isabune ugasanga babyize igice, nabo bugacya mu gitondo na twa dufaranga yari afite ugasanga turamushiranye, kandi mu by'ukuri yakabaye adukoresha, tukageraho bizinesi ikagera aho imuvana ndetse n'aho imugeza. Rero ukurikira ibiganiro byacu, ndagushishikariza gukora subscribe nimba utari wayikora, kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu dushyiraho umunsi ku wundi, bibafashe kwiteza imbere, inama zigiye zitandukanye, n'ibyo wenda mutagenda mubona twarabashyiriyeho, turi kugenda tubibategurira umunsi ku wundi, tuzajya tugenda tubagezaho video umunsi ku wundi, kugira ngo bibafashe kuba n'abe bagiye biga ahandi hantu hagiye hatandukanye, bibafashe kuba mwakora ibintu byiza kandi bizima. Mu minsi iraza kuza ndaza kubategurira video y'uburyo umuntu ashobora kubona, ndetse n'uburyo wakora ibintu byujuje ubuziranenge, kugira ngo nujya kwa purayinga usaba ibyangombwa by'ubuziranenge bizagufashe, maze ubashe gukora porodagiti yawe ijye ku isoko nta kibazo ifite na kimwe. Ngushimiye rero ko wadukurikiye muri kino kiganiro, shishikariza abo utari wakora subscribe kugira ngo uyikore, ndetse nawe wayikoze ukomeze ukore share, mwandike muri comment mumbwire ibyo nzajya mbagezaho, mu byo mudasobanukirwa binyandikire muri comment, kugira ngo ubutaha njye mbigarukaho mbafasha. Reka rero ngushimire wowe twabanye, ciao ciao.